Ani watangiye tahagarika ufasha Zimana Yesu ashimwe. Amahoro 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 kuri mwese. Ese mwabonye mwira amahoro, mumeze neza mu mitima? Twe tuvuye gusenga kuri uyu munsi ku cyumweru, tugezeyo dusanze turi amahoro nta kibazo. Abantu benshi muri iyi minsi basenze, ariko gusenga muri iyi minsi birakaze, muri iyi minsi biragoye. Umuntu w'umukristo iki ni igihe washaka Imana. Umuntu w'umukristo iki ni igihe asenge rwose mu by'ukuri. Waba uri wawe mu rugo wasenga, waba uri ahantu hose hagiye hatandukanye wasenga. Yemwe ba Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. None se mwagiye gusenga uyu munsi? Hari abatagiye gusenga. Gusenga ni byiza, birafasha. Gusenga ni byiza, biranezeza. Twe tuvuye gusenga, tuvuyeyo dusanze turi amahoro nta kibazo. Imana yabanye natwe ku rusengero, Imana yabanye natwe rwose nta ribi. Tugezeyo ku rusengero, tuvuyeyo tuvuye kwiyandikishiriza imigisha, natwo tuvuye kwiteganyiriza. Iyo umuntu asenga ari muzima, iyo arwaye Imana iramurengera. Iyo umuntu asenga ari muzima, iyo ahuye n'ikigeragezo Imana iramurengera. Twe tuvuyeyo tuvuye gusenga rwose, tuvuye mu nzu y'Imana dusanze turi amahoro. Nuko twari tunyuze ahantu tugasanga bari gucuruza ibisheke, nako ndavuga ibisheke. Biba ngombwa ko twaganira ku nkuru za Yesu, biba ngombwa ko twaganira ku jambo ry'Imana, biba ngombwa. Nari najyanye nabo dukunda kuba turi kumwe dusengana Imana. Turatashye rwose. Ese weho waba wajyanye mugenzi wawe gusenga? Ese weho waba wajyanye umwana wawe ubana? Ndavuga mubyeyi. Ese mubyeyi waba wafashe umwana wawe ukamujyana ku rusengero? Ese mugabo waba wafashe umwana ukamujyana ku rusengero? Ese muntu uko waba umeze kose, igihe kirageze rero. Aka ni agahe ko kugira ngo dusenge rwose. Aka ni agahe ko kugira ngo duhamagare Imana uko byaba biri kose. Nuko twari tugeze aha ngo tukwereke weho utagiye gusenga ko twe tuvuye ku rusengero. Twasanze ari amahoro, nubwo gusenga muri iyi minsi bigoye, ariko rwose turasenze dusanze nta kibazo. Ku rusengero twahagiriye ibihe byiza, ku rusengero twahagiriye ibihe byiza rwose. Twafashijwe, twabyinnye, twanezerewe, twahimbaje Imana, twakunze Yesu nk'umuntu wadupfiriye ku musaraba. Ese weho nubwo utageze imbaraga zo kujyayo, ahari wenda ubuzakurikira uzajya ku rusengero, ahari wenda ubuzakurikira uzajya ku rusengero. Igihe kirageze ngo umuntu asenge, igihe kirageze ngo umuntu ahamagara Imana, igihe kirageze ngo umuntu yegere Yesu. Kwegera Yesu birafasha, kwegera Yesu biranezeza, kwegera Yesu biratangaje. Yesu aradukunda kandi Yesu natwe turamukunda. Urugero, niyo dusanze ukuntu Yesu yatabaye Abisirayeli ubwo bari bagiye i Kanani, yego nawe Yesu yakugirira neza atitaye ukuriko. Ese Yesu uri kumushakana imbaraga zawe zose. Turanezerewe, turanezerewe, turanezerewe cyane mu mutima. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ese weho waba wagiye ku rusengero ukajyana na mugenzi wawe? Icyo cyari ikiganiro cyo kugira ngo nkubwire ko Yesu agira neza, ko Yesu atabara. Birakwiriye, birakwiriye. Yesu azakugirira neza kandi ndavuga azatugirira neza. Ngaho amahoro, ugire umunsi mwiza. Ariko nimushake Yesu, nimushake Yesu iminsi mibi itaratugeraho. Nimushake Yesu tutarahura n'ibigoye, nimushake Yesu tutarageragezwa, nimushake Yesu tugifite akagahe. Akagahe dufite ni Yesu, akagahe dufite ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ayiwe ni Yesu. Oh, haleluya, haleluya. Akagahe dufite ninde? Akagahe dufite ninde? Yesu. Murakomeye cyane. Mujye mujya gusenga, mujye mubwira ababyeyi banyu babakarabye baboze. Nimurangiza mujye he? Gusenga. Nimurangiza mujye he? Haleluya, amen. Yesu Kristo abe mu mitima yanyu. Amahoro, amahoro. Mugire mwiza. Imana ikomeze ibagirire neza.